yabyutse ajya kwa Irene gukora ikiganiro twabivuzeho. Tycoon aragenda avuga ko ari uburenganzira bwe mu mvugo ze, nuko avuga n'uburyo yavugaga harimo kwishongora n'ikinyabupfura gike. Kumvikana ikintu kimwe, ntabwo ngiye ndanga kugira ngo mvuge ngo Tycoon afungwe, nta kintu mfa nawe, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Ntabwo ntekereza ko kumva ko umuntu ari umunyamakuru ibi ngibi bimuhereza right yo kurengera no kuvogera inzego. No kuko iyo uri umunyamakuru ukavuga kuriya ibyo uvuze nk'umunyamakuru uba uri kubwira abaturage kubishyira mu ngiro. Iyo umuntu agiye imbere ya kamera akavuga ko polisi akazi kaba ari inshingano zabo no kurinda abaturage n'ibyo gusa, urimo kunyumva ari cyo babereyeho. Umuntu ari umuturage mu mvugo yabivuzemo, ntabwo ngewe mu mvugo yabivuzemo ntabwo yigeze inshimisha na gato. Ngaho ibyo byabibaye ntihaciye iminsi ibiri Tycoon yongeye kwisanga ari guteza imvururu ku bashinzwe umutekano tena. Uwo nguwo ari hejuru y'amategeko ate? None ikintu cyantangaje cyatumye tunahurira aha, hanyuma umuntu akaza ngo ni ngo uwo nguwo ngo itangazamakuru rigomba kumushakira uburenganzira. Reka tubyite ko ari yo freedom of speech. Freedom of speech iza igafesinga inzego ikazicyocoranya cyangwa ikazikora nk'ibyo ngibyo tumaze gukomeshoninga. Iyo freedom of speech which kind of freedom of speech? Ntabwo ngende umukandanzugi w'inzego, ntabwo ngiye nkorera urwego rwari rwose, nta nubwo ndi umukandanzugi wabo, nta hantu nzigera mpurira n'inzego Godfather. Ariko Oswakim, niba nkomeshoningiye kuri ibyo bintu bibiri, kubera iki uyu muntu uyu munyamakuru wanyu uwe agira irengayobora agacyocorana n'inzego birenze rimwe birenze kabiri? Nuko izo nzego zimwibasira kurusha abandi banyamakuru ko tubona ibintu biba ahantu henshi. Biterwa n'iki kugira ngo wowe bimuyeho kabiri gatatu? Why? Tuzo kuri icyo kintu. Ibindi byaba byarabaye imbere ntabwo ndi bubigeho, na comment ndi bubikoreho. Ndaganira kuri current case gusa. Okay, reka tugaruke kuri current case. Yego. Naba ntari gufasha umuvandimwe wanje. Yego, ntabwo naje gufasha Tycoon. Mugira inama igihe yabagarutse, ibyo byo rwose nzabigira ibyanjye. Yego. Nabagarutse ibyo kumugira inama uzabigira ibyawe. Ahangaha nabonyemo ibyaha bitatu: gukubita no gukomeretsa, ikindi ni ikihe? Kwangiza ibikoresho. Kwangiriza ibikoresho. Telefone yuriya mu bawusa. Yego. Gukubita no gukomeretsa, kwangiriza ibyundi. Ikindi cya gatatu? Amagambo ngo arimo ibikangisho. Amagambo arimo ibikangisho. Ni ibyaha bitatu. Ibi ngibi ntekereza ko gukubita no gukomeretsa ibi ngibi byajya mu baganira, babahuza bakaganira bikajya mu mbonezamubano. Kwangiriza icyundi yakishura bakamurika gataha. Ibikangisho sinzi ni ibikangisho, amagambo y'ibikangisho sinzi ayo yaba ariyo. Ibi ngibi byo ntabwo nzi. Ibyo nabyo bishobora umucamanza cyangwa se n'izindi nzego na Librega nawe yemerewe gukora mediation, kunga ubuhuza. Ayo magambo arimo ibikangisho ashobora guterwa n'umujinya wako kanya nawo. Ubwo byose byajya muri mediation niba ndi kubyumva. Kabiri gatatu. Why? Tuzo kuri icyo kintu. Ibindi byaba byarabaye imbere ntabwo ndi bubigeho, na comment ndi bubikoreho. Ndaganira kuri current case gusa. Okay, reka tugaruke kuri current case. Yego. Naba ntari gufasha umuvandimwe wanje. Yego, ntabwo naje gufasha Tycoon. Mugira inama igihe yabagarutse, ibyo byo rwose nzabigira ibyanjye. Yego. Nabagarutse ibyo kumugira inama uzabigira ibyawe. Ahangaha nabonyemo ibyaha bitatu: gukubita no gukomeretsa, ikindi ni ikihe? Kwangiza ibikoresho. Kwangiriza ibikoresho. Telefone yuriya mu bawusa. Yego.
gukubita no gukomeretsa, kwangiriza iby'undi. Ikindi cya gatatu, amagambo ngo arimo ibikangisho. Amagambo arimo ibikangisho ni ibyaha bitatu. Ibi ngibi ntekereza ko gukubita no gukomeretsa, ibi ngibi byajya baganira, babahuza bakaganira bikajya mu mbonezamubano. Kwangiriza icyundi, yakishura bakamurika gataha. Ibikangisho sinzi ni ibikangisho, amagambo y'ibikangisho sinzi ayo yaba ariyo. Ibi ngibi byo ntabwo nzi. Ibyo nabyo bishobora umucamanza cyangwa se n'izindi nzego na RIB nawe yemerewe gukora mediation, kunga ubuhuza. Ayo magambo arimo ibikangisho ashobora guterwa n'umujinya wako kanya nawo. So byose byajya muri mediation byose niba ndi kubyumva. So ahangaha rero njyewe nkavuga nti nk'uko uri kubivuga nk'umunyamakuru mugenzi wawe, n'uko uri kubyumva, urimo kumva ubikora uko ndabyumva, reka nze nabyakire nk'uko uri kubimbwira, ukavuga uti yego nibyo, yarekora agakurikiranwa ari hanze. Ariko reka nkubwire Oswakim, umuntu ufashe indangururamajwi akagenda hariya agakoresha amagambo uyu musore yakoresheje, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nibi ngibi byabaye, uti wowe yarekurwa agakurikiranwa ari hanze, ni mediation. Ntabwo Ndahiro uko bitekereza, ni ubwa mbere yabahuye n'iki kibazo, ni ubwa mbere Ndahiro afunzwe, niba ntibeshye. Gufungurwa araza gufungurwa, ntabwo ngiye uko ndi kubitekereza, nuko ari buze kurekurwa akajya hanze. Ariko icyo njye ndi kwibaza ni iki, ko usanzwe umukurikira uyu musore, ibi bintu bikaba bimubayeho. Impamvu ngenda menshonize ko bimubayeho birenze rimwe, utekereza ko ari ubwisanzure cyangwa arakabya? Bavuze ngo ntabwo uza kubivugaho ngo kuri ibi ngibi. Utekereza ko byagenze gute kugira ngo umunyamakuru yisange muri iki kintu birenze rimwe cyangwa kabiri? Niba uri gukwepa ukagira kuvuga ngo uri gukwepa, utekereza ko byatewe n'iki? Ni over confidence, nuko aba yakoze akazi ke neza, ariko twebwe uko tutabimenyereye tukabifata uko. Biba byagenze gute kugira ngo umuntu agere aho agera n'amakimbirane n'inzego birenze rimwe? Kuko niyo tuvuga ngo n'inzego n'umuntu ashinzwe umutekano uba ugomba kumwubaha, ariko ntabwo bibaye ku mubouncer gusa. Mbere y'umubouncer byari byabaye ku mupolisi ndetse senior officer. Ibi ngibi nuko twe nk'abaturage tuba tubona birenze, ariko nk'abanyamakuru mufite ubundi budahangarwa mukabona ko ari ibintu biri normal, cyangwa tutazi amategeko yacu. Biterwa n'iki? Erega Godfather, ntabwo ari abanyamakuru, ntabwo ari ibyamamare gusa imyitwarire nk'iri yibaho, ahubwo iyo bibaye ku byamamare bihita n'ubundi nabwo ubwabyo bimenyekana mu itangazamakuru. Abantu bagira za orgueil, kwikuza, kugira gute. Hari n'umunyapolitiki urabizi byabayeho yanze kunyura aho abandi banyura, kugira ngo urabizi. So biba kuri benshi. Dore iyo bigeze rero ku muntu uzwi bikajya mu itangazamakuru, kiba ikiganiro nyine nk'iki ngiki. Nyuma y'ibyo nakubwiraga ku bantu bakora ibintu bakamenyekana, management y'ubwo bwamamare ikabagora, urumva. So njye mu gitondo ubu kuri radio ntabivuze, kuko ntabwo nanjye mvugira mivumbi kuzamvumba. Ahantu n'umunyamakuru arimo kwerekeza agize discipline, ni heza pe. Imana yamwihereye impano yo kuvuga, yamuhaye yemwe n'isura ye ni nziza kuri kamera. Ikindi yamuhaye na IQ isanzwe mu buryo bwa academique. Igisigaye ni discipline, igisigaye ni emotional intelligence. Naho ibindi byo icyongereza cyiza, gutegura akamenya ati ibintu byanjye biraba bisinyoye. Ikindi kugira impano yo kwizerwa cyangwa se no gukundwa ku buryo abasitari bose ba hano mu Rwanda bose nta n'umwe wanga kwitabira ubutumire bwe. Ni kuvuga ni umuntu mu by'ukuri ufite urwagukiro runini igihe yaba agize discipline. Kuri radio navugaga ni akeneye abajyanama bamuhora iruhande, akeneye personal cyangwa personal secretary umugenda iruhande. Byanaba ngombwa nkurikije urwagukiro afite, yazagera n'igihe akagira na bouncer ugenda amurindiye umutekano. Igihe nemera impano
umuntu aba afite impano idasanzwe nka kuriya nakubwiraga kuri Yago ni umuntu nawe ufite impano idasanzwe muri iyi si ya digital. Urumva ubona wibaza uti uyu muntu wo mu myaka 5 iri imbere azaba ari igiki, azaba atunze ibihumbi byinshi amagana by'amadolari. Aba ari ibintu biba bigaragara muri iyi si yaho YouTube ihemba, yaho abamamaza bashaka kwamamaza ku bantu nk'abo b'amazina. Ni urugero rwa Mutesi Scovia ni umuntu wihuse mu kwaguka, mu kwamamara, mu kugira amafaranga, kandi urubuga rwe rwo kuyatunga ruracyagutse. So ni ikibazo cyo kuvuga ngo ahazaza hanjye mu myaka iri imbere nzaba nkitwara ne, nzaba nicunga ne, ese ntabwo nzaba nkeneye abantu bacunga accounts zanjye, yaba ari iz'amafaranga ndetse n'iza social media. Ibyo byose ni ukuvuga rero ngo Tycoon icyo namusabiraga mu gitondo kuri mikoro ni ugukira urwabaga barimo, ni ibyago bigwira abantu bose, hanyuma yagaruka akamenya agategura ati who is Tycoon, ni muntu ki, where is he heading, future ye imeze ite, hanyuma nzitwara ni kugira ngo mu myaka 10 nzaba ngeze ku bintu binibi. Biriya ni impano zifitwe n'abantu bake. Urabona isi ifite aba consumers benshi bo content ziri ku mbuga nkoranyambaga, zifite abantu benshi bazikeneye cyane. Iyo ugize umugisha rero ukaba ikibuga uri kukidagaduramo wenyine, ntabwo ari abantu bose bafite impano nk'izi za Tycoon, bafite impano nk'iya Scovia, bafite impano nk'iya Yago, bafite impano nk'iya dufata urugero Murungiza usibye ko we ntabwo asakuza cyane, aratumira abantu, ariko urabona urubuga yarugezemo mbere, urabona aho rumugejeje. So Tycoon yashoboraga no kuzarenga rwose izo nzego zose, ariko ndifuza yuko kandi ndahamya ko ari bubirenge, iki gikombe kiri bumurenge, akagaruka kongera kubaka fondation noneho ihamye, agakomeza agatumbagira. Igende mu bantu bashyigikira abanyempano, ni mu bantu bashyigikira ko niba ari urubuto rutewe rukaba ruri gukura neza, barifuza ko rwagaba amashami, barifuza ko rwaramba, barifuza ko rwaba inyenyeri, barifuza ko rwazamuka rugatunga amafaranga, rugahabana akazi. Ibyo njye nashoboye nkabona abandi babishoboye, ndabashyigikira, ndabogeza, ndabarata, ariko nkanifuza yuko bagira n'ababagira inama kugira ngo batazabarata bakiruka bakarenga iwabo. Okay. Ahangaha nakuye ko ntari buze kwemeranya nawe byonyine kuri iyi video. Ibi ngibi nibyo mvuga uti Tycoon we mu myemerere ye, abastar cyangwa ibyamamare ntabwo ari abantu nk'abandi. Agize atya ntabwo ari ndagufasha tuyisesengure. Ndayishyiraho. Icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki. Icyo mvuga ni kimwe, there is nobody. Itegeko ni itegeko kandi rigomba kumuhana nk'abanyarwanda nk'abandi. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo abangaba ntabwo bazaza mu isi yabo. Itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha n'umuntu. So ahangaha iyi video byonyine no muri iyi video kuva no ngo uyu musore nyuma yuko akoze iyi video yakoze ibigize ibya nagiye kumucira urubanza n'umunyamategeko. Ibyo yakoze nge nta na rimwe nakubwiye ngo ntabwo Godfather ngenye mvugiranye n'amuvumbi kumuvumba, uri kumuvuga hano nk'umunyamakuru mugenzi wawe, ari kumva aya magambo cyane. Hari ibintu bikunze kuvugwa n'abantu nge nemeranye nabo ngo umusitari ngo ni umuntu nk'abandi, barababeshya. Wapi, umusitari ntabwo ari umuntu nk'abandi. Umusitari ni umuntu udasanzwe, nko kubona umusirikare, nko kubona umupolisi, nko kubona umupasiteri, nko kubona abantu ntabwo ari abantu basanzwe. Hari ibintu by'agasuzuguro njya numva, ariko usanga biba mu Rwanda gusa. Usanga umusitari abantu bamufata nk'umuntu uri aho usanzwe. Umusitari ni umuntu ukomeye mw'abantu. Inzego z'umutekano mujye mumenya ko umusitari adasanzwe. Adasanzwe n'ubwo usanga yitwa influencer. Nyuma yo kuvuga ko inzego zigomba kumenya ko abasitari atari abantu basanzwe, izo nzego z'umutekano uyu mugabo yaragiye arabibereka, afata umupolisi ufite igihanga, udafite n'inyota, ufite igihanga, aragenda acyocorana nawe. Muyoboke niwe wakijije iyi ntambara gase bari bagiye kuyifunga. Umva impamvu adasanzwe nuko haba ikirori ugasanga aratumiwe, ikirori cyo kubwira abantu kwipimisha kanseri, cyo kubwira abantu gukora ubukangurambaga. Abasitari baravuga abantu bakabumva.
igikundiro ntabwo umuntu akigira kubera ko ari ibintu bisanzwe. oya, miliyoni 15 z'abanyarwanda umuntu akavamo akamenyekana warangiza ngo birasanzwe, ntabwo ari byo. Ikindi nshaka gusaba inzego z'umutekano especially RIB, abatitire n'inkuru mujya mwandika ku bahanzi birabafekta, ntabwo ari byiza. Ubushize mwabonye inkuru umuvugizi wa RIB bwana Murangira Bitseri yakomozaga ku bujura bwakorwaga n'urubyiruko, insoresore zagendaga zikiba abantu zikoresheje imodoka, bigeze kuvuga ngo Kevin nawe yari ari muri abo bantu, ariko yarabeshyerwaga, baramubeshye icyo gihe Kevin. Sinabonye urwego rwari buruza rukavuga ruti twaribeshye Kevin ararengana, barabyihoreye birangira gutyo. Ikindi, uwitwa Bill Ruzima afatwa mu nkuru z'igihe yanditse, yavuze ko Bill Ruzima akurikiranyweho kunywa urumogi no kurutunda, ariko amakuru ahari nuko Bill Ruzima ari muri rehabilitation i Huye. Umuntu utunda urumogi ntabwo ajya muri rehab, umuntu utunda urumogi aba rucuruza, umuntu utunda urumogi aba yambukiranya imipaka. Rero mwabyise igiti itariyo. Bill Ruzima ntabwo yatundaga urumogi, yarukoreshaga guhera 2022 nk'uko igihe cyabyanditse. Ingingo yo gutunda urumogi kwa Bill ntabwo ariyo. Ibyerekana ko atariyo rero nuko Bill Ruzima atajyanywe mageragere, ahubwo yagiye muri rehab nk'umuntu ukoresha urumogi apana urucuruza. Uyu munyamakuru nubwo bamwise umuhanga araza guhuza inkuru yanditswe ku gihe akayihuza na RIB. ati RIB, ikinyamakuru cy'igihe gikorera urwego rwa RIB rwakotinze ko ariko RIB yavuze ko iyo nkuru twayisomye n'umunyamakuru wanditse inkuru ku gihe akanyuma kuyeditinga akanayikorija, ko tuzifite zombi, ko ari nk'iyi nkuru yanditswe ejo bundi kuri ni inkuru yanditswe kuri nde, ntabwo igihe baribeshya bakandika inkuru nyuma bakazeditinga. Ibi bintu arabihuza, ibya Bill Ruzima arabihuza akabivuga ko ari RIB yabivuze. ate ibi ngibi reka wavuze ko iyi audio uri buze kuyisesengura. Turi kumwe. Amakuru mfite nuko uyu musore yahamagawe akagirwa inama, ku makuru agera kuri Godfather, nuko uyu musore yahamagawe akagirwa inama uburyo akoramo inkuru ze. Turi kumwe. Hari umuntu kuba wakomeje kumuvuga ibiguvuga ko ashoboye, ariko gushoboka ni ikintu kimwe, gushobora ni ikintu kimwe no gushoboka ni ikindi. Tycoon arashoboye ariko ntabwo ashobotse, ikindi cyo tubyemeranyeho, kandi ntabwo ndi umuhanuzi, ndabizi ko ari buze kumurekura, ariko ibuzabirebesha amaso yawe azakora ndima barutaya. Ubu ngubu ngiye ko dufata kamera n'abafite nagiye. So sobanurira kuri iyi video mbere yuko nkomeza. Uvuze ko iyi video wayisobanura. Iyi video iyo gufata akavuga ko abastare atari abantu nk'abandi, inzego zigomba kubafata nk'ibindi biremwa nka aliens, nk'ibindi nk'ibivejuru, atari abatura Rwanda. Dusobanurira ukuntu abastare atari abatura Rwanda, bazabashyiriraho andi mategeko, baje mu igazeti, baje muri constitution, babashyirireho andi mategeko atandukanye n'amategeko ariho. Icyo cyo buze kukisobanurira. Kindi cya kabiri, nyuma yo gukora iyi video, ntabwo ngiye nijya mvuga ibintu mujye munyumva, nyuma yo gukora iyi video nibwo izi nkuru ibi bintu bibiri bibaye. Nubwo uva ngo uri buze kuvuga kuri kimwe, of course uraza kuvuga kuri kimwe, ariko ntabwo ndi kuzura kaboze. Ariko niba turi turanga dushobora guhwitura, ntimushake kugira ngo mumere nka hano higeze kubaho case y'umwana w'umutwips bitwaga Ntama araza kuri bigize ibyaha hano, inzego zifata Gasiya zirayifunga, abatwips bandi baraza hano barandika baravuga ati mutubabarire, uyu ni umwana muto yari yararangije kaminuza, ngo ni umwana muto wari utangiye kaminuza, ngo mutubabarire ngo mu cinkoni zamba ngo arangize ishuri. Vikana ikintu kimwe. Tycoon nyuma yo gukora iyi video uswaki muri kumbwira, nyuma yaho Tycoon yaragiye ashyira mu bikorwa bya bindi za nzego zerekana ko atari ikiremwa muntu nk'abandi. Urukumva ko atari ikiremwa muntu nk'abandi. Hanyuma noneho akora ibyo ngibyo byatumye afungwa uyu munsi. Reka nkomeze nakire ibitekerezo byanyu, mumbwire uko mubibona nuko mubyumva. Godfather ndakomeza kubatega amatwi, nshobora kuba mfite ubwenge buke. Uramanza unsubize bwana Uswakimu cyangwa twakire Ignatius Kabagamba? Reka musubizeho gatoya ku bijyanye no kuba mvuga ko Tycoon afite IQ nini. IQ
buriya wasubiza ibibazo babyita question d'intelligence ukabisubiza amanota ukayabona. Hari ababa bafite n'120 na ba Einstein bari bafite IQ irenze, ariko ari mu batumye bakoze formule yabyaye atomic bomb ari nayo yakoreshejwe hariya mu Buyapani ibihumbi by'abantu yishura bizi. So iyo mvuga rero umuntu afite IQ ntabwo mbavuga yuko iteka n'igihe cyose ayikoresha neza. Aba afite iyo capacity d'accueil, afite iyo learning capacity. Taekwondo rero arayifite. Igihe azashakira kuba umwana muzima 100% azaba muzima, kandi azakora bizagirira akamaro societe, azakora bizagirira akamaro igihugu, azakora bizagirira umuryango we. ubona n'umumagaye iyi na copyright ndabinenga ibizima nkabyogeza. Iyo mbonye umuntu umeze nka zahabu arimo kushaka gukoresha nabi iyo zahabu ndamucyaha kandi Taekwondo nzakomeza mucyahe. Hanyuma mbafitiye n'inkuru nziza imureba, ariko ndaza kwibabwira nyuma. Reka dukomeze tubanze tuganire. Murakoze cyane. Aha, munyemere rero nakire Ignatius umwaka mushya. Umwaka mushya muhire kuri twese, Godfather Oswakimo n'abandi bagenzi banjye mbona hano. I can see James Munyaneza n'abandi bantu ndimo kubabona hano. Ndabasuhuje, mbifurije umwaka mushya muhire. Noza umuntu witwa Taekwondo Ndahiro. Okay, iyi space ramfashije no kumenya, ntabwo nari muzi, ariko nkurikije ibyo Oswakimo muvuzeho ubwo ndamumenye, ndetse nanasobanukiwe n'impamvu yavuze kuri uriyo yavuze n'ubu arabisobanuye. Ubwo nibyo nshaka kugira icyo mvugaho. Nemeranya nawe ko abasitari superstars nagara ubwo batime babita superstars, twese wenda turi stars